ntabwo nari narabonye ntabwo nari nababonye mwese uri kugenda n'imodoka nke nkagenda n'amaguru nababona azi iminsi rero ntajya nkubona sinzi ahantu usigaye ubavu ndahari ndanibereye aho mu rugo nyine nkacaho nuko nyine nari mvuyeho mu kanama k'isimi ndazamuka nyine harya usigaye utuye urano mwari muri aho se inkuru se ntabwo uheruka ntabwo muheruka kuva nakimuka hariya cyane kera yesu uranzi ndakuza ariko si cyane damu wawe turaziranye ibyo nyine ntabirenze ni ukuvuga ko kugenda tugahura mu nzira nk'abaturanyi muri karitsiye mwari ko duturanye tutanaziranye burya ni ikibazo gikomeye abantu bakwiye kujya banasurana kujya basurana abakire nk'amwe se kubona umwanya ko bibagora muhora mu kazi igihe kirekire ntabwo ari ugahoramo nyine nuko ni Kigali nawe urabizi Kigali rwose no kwihugiraho ariko umwanya noneho muri iyi minsi imyanya bazajya nasubiye ko ntarizi nawe ariko abantu bajya basura hano haruguru nta kibazo ni karibu mwasura hano hafi aha ni byiza kongera guhura oya nta kibazo ko abaturanyi se buriya ngo burya ngo umuturanyi akurutira umuvandimwe cyane kandi umuturanyi waruta inshuti yakure cyane umuturanyi aba ari ikintu gikomeye bareka se nkazamuka nkajya kureba uko mu rugo bimeze wirukanka cyane ntabwo cyane no kugira ngo nibura abantu babe baganira nshaka kujya kureba umukobwa wanjye nyine no mu byo gutunganya ariko waranabyibushye rero oya unyuzeho wariya rwose mu mubiri kibuka tunakunye ko oya nuko nyine buriya ari ukuntu umuntu abyibuha ari ukuntu Imana igusiga iteka twakurebeye inyuma kuvuga mutoya bite bya ariko none namwe mwabagabo murateze umukecuru umukobwa yewe ndashaje nyamuneka kugira ngo iki kwifungusha nuko bimeze rwose yego komanda none se ntabwo aragira se wabimenye ndabizi icyo gihe cyose ntabwo igihe cyari cyagera nta kundi yigenje se bugu igihe cyose ndetse niba ari kuba ukaba warabiduye ubwo se byayobekana koko ntabwo byayobekana ariko nyine ibyo mba mbona ntazi ntawe utazi utazi none utazi urabona ntabishobora ubuse umuntu w'umukecuru ushaje reba kujya gushaka ni ukuri kubera we ariko uyu sha uzagera aho ufatwe umva ujye uhimbaza Imana nsigaye ndi no muri worship wowe usigaye uramya cyane ariko none yagibazi yikabye ubuneri isoni ni ibisanzwe ndamutse nkora nk'itorero ukabona hariya uri gutera isoni wewe ntabwo urayizi kukabya gutya ntera harabera ngo twatasi mana yanjye ntabwo urayizi kuganira bigeze ahangaha gusa ndishimye kuba nagikora umva nanjye nuko birashimishije sha nahuraga nibaza ko umusore nakunda kubona yicaye kuri intebe yagiye ariko mpamvu umuntu wambaza tumuturana urabona ko utagira kontakite zawe bitwaye iki igihe twanagiye nambaza yitwa amakombazi ngo baze amakuru y'urusengero akasengera kuri telefone ntabwo nzajya ahubwo nkwibutsa iminsi dusengeraho n'isaha noneho tuhahurire sibyo urusengero se ni ukuri ese ntabwo wabibonaga kuko mu nzu y'Imana niho hari amahoro ushamba barije nanjye niragiye
wese uri kujya he ariko be careful ino zuba ridacura kano ariko bana uba winitera isana ya mama reka nkore kugenda rero turi kumwe okay merci sawa nzi nkubwira ngo narushatse sheri nta ruhare wabigizemo kangahe inshuro zingahe reka rero ndoramo amahoro nirebe filime nta kindi reka nanjye ntabwo ubuzima mbwishimiye kuba ntabasha kugushimisha ntabwo nanjye mbyishimiye basi tujya kuryama bibyara mu mateleviziyo ejo uzakora kuryama gusa mbese wazanye no kubyara gusa nta kindi no yazanye no kubyara gusa rero urubyaro wararubonye that's enough ukomeje kureba filime shit twagiye kuryama upakira Mamanzi kandi reka mubwire wa mugore we ugiye kundakaza nsoke nige n'inzu nyigusiye n'abana bawe ariko urumva ko ukiri musaba ari guturaza uko dukora dukereyeho uciye muri salo basi ngwino wihengeka iminota mikeya ukarabujya mu kazi basi mbabaruza ugende mu cyumba wihengeke iminota mike urabizi ko saa moya zuzuye uvuye ahangaha kandi dore mudukereyeho Mamanzi mbare gatatu wamvuye imbere Mamanzi rimwe Mamanzi kabiri Mamanzi yanjye uri kurava wamvuye imbere kandi mama uzamfasha amakosa ntabwo numvaga nta cyangwa uzi kukubwira ngo uzijye utuke mbere yangu wewe Pumbavu. Sibasindira kuri amahoro y'inkambu iganga ntawe kandi ni amajuru yawe ntugisinzira ku matelefone turarucuranga twasigaye sinzira nk'abagore batwite nawe ndebera aya manywa gusa wagusanga uryamye ahangaha se wabuze aho uryama ibintu biri kumbaho muri iyi minsi sinzi nawe n'uburyo byose ibiki undi ufite ikihe kibazo ni ibiki biri kukubaho aha rero ntugigisha wajya usinzira mbese hari ikibazo kindi udasinzira kandi uturanye n'icyumba cyawe cyande cya mama na papa urumva ngiye icyumba cyanjye gifatanya n'icyabo ntabwo imiserero yose baba barimo
ndayumva mani sinzi umudayimoni waje muri ubu sinkubashye ntabwo nkibona ibitotsi biriya byo bimaze kuba inkunga kuko urabona nta nijoro ryacamo bitabaye imvura ariko nyine nkatwe nk'abana tuzabigenza gute icyo umuntu yakora gusa nyine byo bituraza amajoro kuko nanjye aho mba ndi ndabyumva sibyo mbese ushatse kuvuga ko ariyo mpamvu ntabwo ngisinzira urumva nta joro badaterura induru zabo ubu nyine iyo byanze mfata gutera ngashyira mu matwi mirongo irindwi byarimba nabwo bikangiraho nkabyumva byatwayibona none se reka mubwire biba bigomba kuba kuko ababyeyi niba batari nta bwumvikane buri hagati yabo n'isi nkatwe nk'abana bakora ikintu uzagenda nk'umwana ngo muhane ngo akunde n'ejo bundi nagize nk'imbaza hagati nsimuha kuki yarangije nyine ntabwo ushaka ese wumva wagenda uzaza imbere kumubaza ngo murapfa iki ese wowe ntabwo ujya wijirira mere baso imbaze njye mama uramuzi neza urumva kugira ngo muhagarare imbere muzanire utuntu nk'utwo ngutwo n'urushyi narurya gusa nyine hari igihe twicara tugahuza tukaganira sibyo ariko kugira ngo mbikomozeho mbyinjiremo ukuntu mbona dadi yitwara ariya nta kibazo kindi kibazo simbizi gusa nyine mu bigaragara ndadafite ikintu yishingikirijeho kandi pe mama ntacyo adakora sibyo nijoro bashikinyanaga numva mama arimo kumubwira ibintu by'abagore iki n'ibiki ashobora kuba ajya amuzenguruka ukuntu umusaza ntabwo umubona ntabwo byabura gusa nyine ibyo ntabwo twabyivanga urangiye sinabizi uribona kuri iyi ariko kira ibi bintu bifite igisubizo cyabyo wowe se igisubizo wakora iki wakora muri runo rugo ngiye kuzabicaza bombi mbasezeranye babwire ndagiye wowe se ngiye kwigira muri Vietnam reka kubaza ikibazo ni wowe ku buryo ari wowe uzafite umwanzuro ukagenda urabona ari wowe mupfa izi nduru zano genda zinanduwe guhora ndara ese reka nkubaze urumva ayo magambo uzayahindutse imbere ya papa na mama ukavuga ngo ngenda agiye ndi umuntu mukuru ubundi ni n'amakosa kuba nkiba nahangaha imyaka mfite kuba nkibana n'ababyeyi ubundi mbana nabo famille akabaye kujya kwishakishiriza uzansiga ushaka kunyishimiza ese bityo mutabaruka kuko mpamvu kurusha wanjye iminsi myinshi ni sawa mama kuba bisabye uyu munsi ndi kugenda mbonana n'abantu babuze gutaha babuze ni ukuri nazo kumva ni sawa mba nibereye mu rugo nyine bavuze ngo reka nsohoke mbereho gatoya aha nahise umvanga ahubwo reka ntembereho gatoya igihe hano ngiye kureba mushiki wanjye ndararwaye nuko nari mpuriye hano na manzi ankingijeho gato ndabona ahubwo bisa nkaho bwije ndikozayo kiriya gitipe ukuntu mba muri kurebana n'ubu kizintu bw'umbeshya ndakwiyayungura ariko ubumbeshya kiriya gitipe hari ukuntu mba mbona kandi nyamara nashatse nawe wagikora ubu yatangiye amashingo yawe ni biriya byo mu rusengero gusa nyine ririya jisho ryawe nawe rishatse kuvuga iki nyine ni umutipe mwiza ntacyo abaye tipe uri romantike ushatse wanamukunda rwose ntakenerwa shyamba nyine kubera wa mutipe wambabaje mba numva nyine kongera gukunda niyo mpamvu nyine ugomba guhita ufatiraho ugomba guhita uriya mutipe ni mwiza ari romantike ari presentable wahita ufatiraho
shaka icy'umanzi ni mwiza nta mutipe ni mwiza nubwo uba umubwira wijijisha mba mbona ufite ibintu byo kwijijisha kandi nawe uramwemera ndabizi kuko nyine wizanishwa utumva akambwira ngo gutya kandi nyamara hari ukuntu bimeze mba mbibona mba ndi kubibona nubwo uri kwijijisha nyine urumva ariko nyine okay wenda nibiza akansaba ko twakundana nanjye ntabwo mukundana oya no ibaze ko ari nabwo akinyaka nimero yanjye riri ndayimuhaye nanjye mba mbona hari bishobora kuzavamo ako ni gatoya ariko ntukambeshe umutipe ni mwiza reba ukuntu uriya mutipe wa mbere yakubabaje kubera iki uriya mutipe wamwirengeje kandi aragukunda kaje akana ko mu nawe nyine mba mbona ko rutujete anyatse nimero ubwo tuzaganira tuzagenda tumenya ibyo ari byo nyine nibikunda ni ukuri bidakunda kandi ntabwo amakuru cyose akoze ku mukari nta mpamvu zo gushimira kandi rega wa mudashimiye mu gato n'akari ntabashima ari wowe bari umukobwa wawe mbona yinjira ariko nafise adahageze umukobwa wese ari hehe aho yagiye akaba yajyanye n'inshuti ze amaze kuba inkumi nawe ntari n'igihita nabimubwiye hariya yifana umukobwa mwiza gusa yasiganye na kajya hehe reka kandi kagira amatsiko kumenya papa ni byiza kumenya n'amahirwe amahirwe y'uko utamusanze se wose amahirwe ko ntamusanze kuvuga amahirwe mvuga nuko turaganira twisanzuye kugira ngo yakereza kuganira ni gutekereza se burya umwana nk'uyu umaze guca akenge arareba akanariza n'ibitariho n'ibiriho nabyo akabibona kuko nanone abana b'ubu kuko basigaye bazi byinshi cyane ariko nk'ubu dushobora kuganira twisanzuye ku buryo nashaka no gukora nkabukoraho ni byiza ndishimye cyane burya rero nkamubwire igihe sinjya ntinda mu magambo uzamubwire rwose mu by'ukuri uriya ntusondeye kukubona ese nkuko mpaye umutima muje gukora umutima wawe ariko nawe uzi kuganira koko umutima wanjye ukawutwara se nyine ntabwo urabyumva ariko ntabwo uri umwana wakuze yego komanda none se sende nawe uraganira cyane ugasabye umutima wanjye ukawutwara ariko buriya imana yaremye wagira ngo umubiri umwe yaremye niko nitaranira ko ni ku munsi wa mbere wagira ngo noneho warayibwira ngo hano nkora gutya hano nkora gutya noneho igeze ku nseko nawe reka kunteka isoni kuvuga umuntu akagira isoni neza neza ariko ngize ukuri nawe urabizi neza urazi guseka neza ni njye wambere ukubwira noneho byagera ku maso mana we noneho irangije iguha kwirabura kwiza kunyera ko nawe urabizi mu by'ukuri rero ntabwo ari ibanga uyu munsi kumva tw'ukuntu ruzamuka none se koko reka mvuga imbaga rwose umugore
Yes, ubwo ndamufite. ubwo ushobora kubona undi mugore aramukunda kandi si rwaba ari urukundo nawe ushobora kwibaza impamvu noneho nje ngusanga. Umuntu ashobora kugira umugore ariko ari icyitiro. Ntabwo mvuga ko umugore wanjye ari mubi, kuko ndi kumushaka no kuba yaranejeje, ariko ubu haba hari ibitagenda. umugore wawe n'amahane noneho yumvishije ngo ahubwo n'ubu ngubu simbiza namenye isohotse hano mu gipangu rwaye Ukunze kwivuga ubivuze neza. Umugore wanjye ni amafaranga. Ese kuki abandi bantu babona ko umugore wanjye agira amafaranga? abariga ntabwo amaterane kumwimika Oya, ibyo uvuga ni ukuri ku biciro byawe. Ni ukuri. Noneho hejuru y'amahane hagiye kuba ntavuga nonaha ngaha. Basi mbabarira. Niba niba tutagaruye, njye nza kuganira. yewe urukundo rwo simbizi ko nabona ko mbigusobanurira ariko kuganira nawe kuba hafi kujya inama nabyo byo nta kibazo usanga mu rugo. Wakoze cyane. Burya ngo itangiriro y'uruhara ni icyaha. uretse ko nawe uhise uko ufurima ko Ntabwo nk'ukwimye, ariko basi nicyo ngicyo ko kinyemereye. Kuko hari igihe umuntu aba yumva aremerewe, akaba akeneye undi muntu batandukanye yumva yaturamo ikibazo kimwe, cyane ko uriya n'umugore nawe umugore, kandi burya ibiganiro by'umugore ku mugabo n'ibiganiro by'umugabo ku mugore hari uburyo baganira ukumva umwe umutima uratuje cyangwa se wumva imitima iratuje. oya reka cyo koza reka mubwire wenda twere guca hirya cyangwa hino turabanda ko mu by'ukuri wenda sinzi muri iki gihe babyita sinzi ko niba numva abana batwita ngo ni imikoro bigaragara cyo nyine niyo uri kuvuga noneho niyo mpamvu mubwiye iryo jambo ngo witonde kiri ku mutima wawe n'icyo ushaka n'ikikugenza, kubera ko dushobora kuvuga ngo naza nkakugira inama cyangwa se tukaganira ariko wenda muri wese indi migambi nkurikije ibiganiro tugira n'uko ubibona n'amagambo wavuze. Muto, mu by'ukuri imigambi yanjye kuri we ntabwo ari myiza. Ikintu kingenza hano ni uko ndakunda. Urya munsi nakubonye nakomeje kubona intera gutekereza, nsanga basi isura wenda mbi mfite ku mugore wanjye, basi wowe hari icyo wamarira. Ntushobora gukunda umugore nta giciro giteye umukene ufite undi mwana, ntabwo ngenda kubwiye gusa kumva umuntu ushobora kumva ko uciriritse wowe ku giti cyawe, ariko njye siko mbibona. Uko gucirika wowe uvuga kuri njyewe mbona ni nka zahabu iri ahantu, sinabona uko mbivuga nonaha ngaha gusa, ariko unanyemereye muto icyo uta gucirika umunsi cyane. Harya ujya kwishyura ngaho Merci.
Sikuri kundera isoni zikanyica ariko. Reka nanjye mbwira ngo urakoze. Nawe wakoze. Kera haje igihe kinini cyane. Kuri kunsega. Kubera kuri buri kimwe cyose nkoreye ntacyo mfite cyo kuvuga. Gusa urakoze. Bagusaba ikintu kimwe watingamira. Ubuse n'iki napima. Koko. Nawe urabaza nk'umwana. Ibi bintu biramutse bibaye kenshi byakubangamira. Ntabwo ngiye ndakubaza ngo wankunda byanyabyo. Gukunda byo byarangiye. Se bifite iherezo. Ndakunze. Se bifite iherezo. Kuko ni nta herezo. Nawe nta herezo. Baza. I love you. Mfite ikibazo. Kizigiti. Ibintu ariko naramuka bimenye birimo kuri Tuna turakoze. Yesu ni kibazo yavuga. Cyane teganya kuri babiri. Rero turakora n'abantu bakuze. Kandi nk'iki kibazo nakimwe. Ikindi guhera uyu munsi. Hazagira ikindi kintu cyongera kurushinga umutima wawe. ugiye guhinga binkingira. Vuga ngo wabaye ingabo igukingira. Wabaye ingabo ikingira. Ubu ndi ingabo igukingira. Nawe washimye nanjye nagushimiye. Kandi bivuye ku mutima. Hari akantu gato nakuteganyije. Why? Nk'ikiganza cyawe. Ntabwo mbishaka. Please. Mbabarira ibi ngibi mbikoze. Ninjye ubikoze. Hari ibyo wansabye? Byagaragara nkaho ndi. No. Hari icyo wansabye? Kane akira. Nakubwiye ngo ikizashoboka cyose nzagikora ku bwawe. Ikindi cyose waba ufite ko byanze kwituraye. Yumvawe. No, Umutima wanjye it's fine. Bise nkaho byaba ari ukwigurisha kandi. Ntabwo ari ukwigurisha. Njyewe. Naje kandi nabiteguye. Kandi ngo babyemere. Byashoboka ko ejo twahura. Uri sanga. Hari n'ahandi twahurira na. Yes. Ushaka kujya? Nawe mu rugo nta kibazo. Okay.
icyo nzi cyo ni uko ugomba guhindura ubuzima ugahindura imibereho ugahindura uburyo ubayeho kubera ko uri kumwe n'umuntu ufite umutima ukunda. Reka ngende gusa umutuzo nk'uyu aha ngaha ndawugendaho iminsi nk'ibiri kuko aho ngiye ndabizi ngiye mu ngo ngiye mu busabwe bwose. Ndumva ntagenda. Ntabwo werekeza rero. Okay, ntacyo urakoze. Umunsi mwiza. Nawe. Habaye mwiza w'umukobwa ariko utakiboneka muri iyi minsi wibagiwe ko uri umuyobozi w'ikidina cyacu twarakuze pe azi nibwire ko umukobwa wize ufite n'ahangiye nk'umwihoreye ni ibisanzwe ubwiza bwo ni ibisanzwe se uzi ko tugomba kwifata neza igihe cyose kidina mwarambuze ako nizere ko sekretari ari kubikora neza ariko niba urabyumva aho utari ntabwo biba bigenda neza kuko uba ugomba kuba hari umuyobozi wacu w'ikidini sha muri iyi minsi rero wari umashaka kuba ngenda wagize ikihe kibazo ibyo tube tubyihoreye ahubwo mbwira gusa neza imana yanjye we usigaye ureba wowe uraheba se uraheba nyine muri iyi Kigali ubwiza bwo ni ibisanzwe ugomba kuba mwiza ugasa neza ukagaragara neza nyine kugira ngo ube umudamu wiyubashye abadamu barakibasha naho ubundi bwo kuba ntameze neza simeze neza ariko nizere ko mu kimina nta kibazo cyabaye ngo niko ntahari oya nta kibazo cyahabaye gusa twagize ikibazo dutekereza icyo waba warabaye se umuyobozi wacu yabaye iki ese ubundi mu by'ukuri wabaye iki aho ni waba wararwaye ari niba uri burwaye nibura ntacyo kwa muganga bakambwira nagenda nkaganiriza n'umuganga nubwo bapima bakabura uburwayi hari ukuntu abaganga biranje bakagira uko bagira uburwayi ako ntabwo uhera uburwayi ubu si gutama ubwo biranyobeye nyine mba mbuze icyo ndenzaho biranyobeye mbese kirabo Manzi! Manzi! Abana bari mu mafilime mu byumba byabo. Urakubahemba naravuze nti abifate televiziyo imwe tuyishyire mu cyumba cy'uriya muhungu yo gusanga bari kunsakuriza hano muri salo bose bakorakoraniye mu cyumba hari filime baharaye muri bose bari kureba. Ako mashiti yanjye reka muganiriza sibyo kandi inshuti yanjye neza uzajya ubona mu kimwe n'abambuze ugira uko ubigenza sekretari ibyo cyumubwira ababazi byo gutondera babasoma barana amafaranga ariko muri iyi minsi inshuti yanjye mfite ikibazo kitanyoroheye kandi nkiteye ntazi aho gituruka ntazi uburyo kizakemuka uramusoma ku rugo nawe urabizi nyine ntabwo biba byoroshye ndabizi ariko utabyumva nabo umugabo wanjye nta kibazo kindi dufitanye ikibazo ni njyewe mari uri inshuti yanjye urabizi ndumva waba ukambwira ikibazo ufite nanjye nkara ko hari icyo nagufasha nk'inshuti yawe yizera inshuti yanjye sinzi ko hari icyo wamfasha nyine ibyo umugore n'umugabo nawe urabizi
turagera mu buriri umugabo yambwira ati hindukira yumva ibyo bintu narabisunitswe ntabyo nshaka ntabwo atagira arangoragoza umugabo wanjye aba yahashye umugabo wanjye ngo yankoreye buri kimwe aba yambwiye neza ariko byaranze noneho niyo nkoze kuko numva ntakerekwa nankora kandi nanjye nashaka impamvu nkayibura noneho yakumva yambajije impamvu akumva ntayihari umuriro uraka ni ikibazo mu bana bangana gutya umuriro uraka icyo kibazo nifitiye numva ntaba njyenyine sinshaka kugera mu bantu umugabo wanjye arababaye ndababaye numva bikabije birababaje pe ese ujya numva kuri radiyo bajya babivugaho nta kuntu twazajya no kwa muganga bakakurebera ko nta kibazo waba ufite kuri radiyo warabyumvise bivuga ko ibyo bintu bibaho ndumva ibyo bintu narabyumvishe ko munasi no ku mugabo nta kibazo bafitanye no mu buzima busanzwe bijya bibaho ukumva ntushaka umugabo wakumva ntukimukeneye rwose kubera ko nkuze se kubera iki nabyo byanashoboka reka iyo abantu tugenda tugera buriya mu myaka y'izabukuru hari n'igihe tugira ubwo burwayi si bose ariko hari bakeya bajya bagira ubwo burwayi bakazamuka abagabo babo ngaho ndebera Marita nakandagiye no kwa muganga noneho nkagira ibyago ngasangamo umuganga w'umugabo ngatangira ubwo nkicara akazana igipimo agakubita mu kwaha nkagira agasanga nta muriro mfite ati umubyeyi urababara ute nkavuga ngo epfiyo reka nkubwire ndumva ntabishobora ibaze kubwira umuganga ngo nazindutswe imibonano mpuzabitsina n'umugabo wanjye ubwo se nsanzemo umugabo bakugira inama wenda bizizana ntawamenya reka mbe ntuje bizizana kandi reka nawe arakuze sinzi impamvu aba abishaka buri kanya kandi akuze indi myaka ngira we ntayafite none se nticyaba ari ikihe kibazo usuko nyine ntacyo nzi ese ariko ntabwo waba warongeye gutekereza tekereza iki wa mwese wavuze ngo ntongera gutekereza Imana ishobora byose nk'ibyo bintu mubitekereje uti turi gushaka impamvu papa nawe kwirirwa unabirambura ibyo bintu nabivuga kuko n'imibu itembera muri iyi nzu irumva n'ibi bikuta birumva n'amarido arumva n'intebe wicaye birumva ubabarira iryo jambo sinshaka kuzongera kurigarura ry'uriya muntu ubabarira riguhere mu nda ndakarira twashakaga umuti w'ikibazo nzawishakira ku giti cyanjye mbabarira iryo jambo ntuzongere kurigarura ry'uriya muntu asaniwe amafanta none ntabwo ngufashe iki ko uri inshuti yawe ubufasha nzabwishakira byihorera Marita ibaze ko ibyo bintu kamera kuko harimo hariya bikomeye wa muntu wowe usobanura mwese ukamanza ndakugana uko ngiye tubaye Yeah. Gente. Karibu sherehe.
amaze no kugira ariko muri shuri umva ese Ay, madame Carolina. Sabe como é? Ah! Estamos dois. Estamos dois, minha mãe. Ah, eu não vou estar gado. Ele corta. Kimina ko. Mbaye kimina. Kinyishu. Najya nishu. Nafashe ko. Chanda, sambwira neza usubira kuma amakuru nayo kuntu meze uteye n'ubuti. Nisi uragira ngo nkore ikibindi. Nakubwiye ngo kimina cyane kimamba kashi. Ariko je najya nishu. Bari makana. Uragira ngo umugabo wanjye rwema. Ariko rero abakobwa nabo kuba rwema basigaye ari kimina cyane. Kinyishyurira nyishyura. Rwema amarita. Amarita. Rwema mutwe. Marita sevenini. Ndabwiye. Rwema amarita. Ariko urahangara. Uriya mugore. Byonyine ngiye no kumureba ndakigera. Wowe nyine umunyabwoba. Nge se yankora nk'iki. None urahangara ufashe umugabo w'abandi. Sure. Hariho namukuye se mu nzu ye ndamuza. Umugabo w'abandi. Ushirika isoni. Ego komanda. Ntacyo bunumva ubudini. Umva. Genda wiyarurire utunyama nyine wirinde. Ibyo bya Marita ni akazi ngo yigize ngo hajye ngo ni umugore utavugirwamo. Zakoza. Zahita koza. Ndabitekereza. Umugore mwana barazi. Ndasimbere. Ariko uko yakora uko ariko kose. Nanjye ntabwo narekura. Baguze amafaranga. Turaya. Danisa kajya kwirira inyama muri. Genda wirire. Hari n'ikindi cyese. Agafiriti karani. Yose nari maze gutera. Sawa. Amaze nandikire shuti cyaka. Abisaje. Sawa. Arya amafaranga ari. Arimo hari. Ese ute ko nakuze James nagize akazi kenshi mama kenshi ku buryo tumara igihe kingana n'iyo tutabonana kandi tumara igihe twabaga turi kumwe hari igihe bibaho ariko nagize akazi kenshi muri iyi minsi ibyo that's serious gusa ariko nanone none se mu rugo bitewe noneho bisigaye bimeze neza amakuru so mpamure ni neza ndahira ndambwira ko byaje gucamo warangiza ukagenda ugakwama ntunambwire ukigira mu byawe gusa ukajya muri tugumira tume n'amakuru rero ngambwira ko James kiukweli warampore ariko warampore kiziko umuntu wese yari yano twaratangiye kwigira shwe uvuga ngo uriya mugore ngo yagunyuza n'ijisho reka hariya hepfo nta kapu haba hariya hepfo umuntu wese ariyirwanaho ariko bimeze neza na cyo sava ariko James hari ahantu kugira ngo umuntu azajye kugerayo hari kunyuza umuntu aba atamenyereye kanyura hari mbese kujya kuzenguruka kugira ngo ariko ntacyo ugiye umugambi awugezeho gusa nawe nawugira inama
utagenda ukazamera nk'abagabo nyine bagenda bagapfana bakajya mu ngo zabo ugomba kugenda ugakemura ikibazo cyawe ko wari ufite kiri mu rugo n'ubundi cyumvikana wese yakirwanaho ariko inshingano z'urugo no kumenya urugo no kwita ku rugo rwawe ugomba kubyitaho ukabiha agaciro kuko nyine ushobora kuzashiduka hariya hepfo biraye mahwi bashirwa n'ubwoko bw'urugo Nagaherayo? yampaye nawe hari benshi bagenda gutyo bagaherayo pe hakugira n'umuntu ufite yabo ntabwo atabikwifuza James. kandi ikindi cya kiganiro nacyo cyitwara neza Nashoboye. arayitwara neza kuko na mbere y'uko apfakara yari yubatse neza abanyamugabo neza none bibaze umuntu umaze umwaka ukabona nta bundi busore bw'uri kandi nawe ugiye uranywa ko wamaze kubona nta buryo bwo telefone yitangwa buri kanya utume sayitwa ariko nibwo namuhura mu mwanya agakemura ikibazo cyawe neza fatira hariya James sinabura kugushimira kuko warankoreye nari ngiye gushara ikindi inama nziza ntabwo nzabitekereza nzagutenguha habe na erega n'ikibazo abagabo ni abagabo baba bakwiye gutanga inama nzima cyane cyane ko nyine buriya cyane cyane ko rufite n'ikibazo kandi kirumvikana aho kugira ngo usenye wakora buriya buryo kandi wakomeza ukubaka n'umuryango ukakubona abana bakakubona ugatanga ibyishimo mu muryango n'ikiriya kibazo cy'uruka gikemura reka buriya nawe afite icyo umumariye none se we ibyo umukorera we yabyikorera ntabwo no kuzagura akantu rero ahubwo akantu ntabwo uzasaba ubwo n'abandi cyane ukuganjyana ahantu rwose tukayisoma mpaka tukaritsindagira tukagera mu gitondo n'amahoro y'umuntu hafi aho ngaho safi kabisa reka ninza guhuguka ndabona mwakwipanga neza nta kibazo nanjye ahantu nyarukiye gatoya wenda nimba yo kuvugisha numve ko wamaze guhuguka yes okay good day sawa asante sana karibu turi kumwe kabisa ese urabatashye ryari iyo munsi reka abakobwa muranashoboye umva njye ibigendo sinjya bigendera murabizi papa yabica namumenyereje gutaha ntabwo iyo muco nayimba hose none se kubera wa mwejeri wawe mbabarira ntumbwire uretse gato gaje bakoresha ni sawa ariko telefone kaburikane kuri telefone ukuvanye inkono ku ziko kuri telefone uri mu iki kuri telefone ese papa uri kugukungana n'icya gihe umbwira ko ntazi icyo gukoresha telefone oya ibi bintu birakabije uko uhishije uvanye inkono ku ziko ngo telefone ntirambika hasi unaguhamagara ugasanga uri mu telefone ariko ibyo urimo kuri telefone ni ibiki ni ibisanzwe papa babwira inshuti zanjye birawo nyine nisi ko mba ndi njyenyine kugira ngo nyice koko oya umva kugira umukobwa hano byombe neza ibi bintu byawe byo kuri telefone n'abasore n'insoresore oya bihagarike ntabwo bishaka uracyari muto hari ibintu utarageraho ibintu byawe by'abasore papa ndacyari muto oya inkumi ingana ntawe byumva rwose nta nubwo binyubaka ntabwo ngiye nabona igisigo bicuka kuri telefone badukora inshuti zanjye twiganye abakobwa tungana barabizaga bashatse nanjye nditegura mu minsi iri imbere ndetse urambuza kuvugira kuri telefone ariko ndamubwira ikintu kimwe urabona n'umwana ku buryo njijisha rero ako kagenda inkuru umaze iminsi numva zuriya musore ngo ni manzi none se banzaje gute muri ibi biganiro twari turimo oya winjijisha nzi neza yuko amakuru ye afite manzi se uramuzi harya wambwiye ngo umaze gukura papa ndakuze bihagije abo tungana babyaye kabiri okay ntacyo ariko wakunda wagira uguti umusore bita manzi maze iminsi numva ko mukururana
ibyo simbishaka kandi ubyumve neza wa mukobwa we niba wumva uri umwe mu bana banjye dukwiriye kubana umeze neza wabyumvishije uriya musore witwa Manzi ariko papa please rekera aho ngaho rwose sibyo urabizi ndakuba ariko nawe wishaka kunyishira cyane ndi umwana ntabwo njye ndi umwana ese rekeraho nakubwiye ngo sinzi niba urimo kunyumva niba wumva uri umwana wanjye ukeneye ko tubana amahoro muri uyu muryango rekana n'uriya musore witwa Manzi papa nanjye nyumva tega amatwi unyumve urumva Manzi ureba ko warwema uriya muryango urabizi ko jyanjye nawo ese Manzi ubundi umuzi gute papa ngenda kuze ntabwo nkiri umwana nakubwiye ngo icyo wumva wanyobora mu nkundo wivanga mu nkundo z'abana oya nakubwiye ngo tega amatwi unyumve uriya musore simushaka uzi ko ntajya imbizi n'uriya muryango wo kwa Rwema papa urabizi ndakuba ariko hano ho wirengera papa wirengera ndakwinze ibyo navuze nabivuze wabyumvishije niba koko wumva wakuze urumva uri umukobwa umaze kwiyumva yumva ukeneye umusore mwakundana sibyo wumva wamaze kwiyumva yumva ndabona rwose niwe wambwira ibyo bintu papa ntabwo ubona ko nkuzi tega amatwi kubera iki Manzi kubera iki shakira ahandi uriya musore simushaka yagutwaye iki se Manzi papa oya ibintu byo kwivanga mu nkundo z'abana turi muri viziyo ibyo bintu byo muri 70 babarira ni ibyo kuri generation sinterana nawe amagambo ceceka kandi sinterana nawe amagambo namaze kuvuga ngo uriya musore simukeneye mu buzima bwawe cyane cyane kuri uwo muryango nta kintu ngiye mpanga nawe none se kuba sinzongera kumva ma ibyo birandeba ndabavika kandi uwo mukobwa ni wumva uwo mukobwa papa umva ndakubaha nanjye urabizi papa ndagukunda ariko mbabarira iby'urukundo rwanjye byihorera umukwe nzakuza ni wowe wese uzamuha winkerereza ahubwo namaze kuvuga ndakubwiye ngo Manzi asohoke mu buzima bwawe kandi sinongera kumva zira nkuru yuko mushorera nangu imigoroba yose sijye ku matelefone Manzi aho nkase ngo umukobwa wawe na ese kubera iki Manzi narangije kandi wanyumvishe mana yanjye narangije papa ntago ari wowe nsanzwe nzi pe barampinduriye sawa niba utabyumvishije ukaba udashaka gushyira mu bikorwa ibyo nkubwira akanya nawe karaza gushoboka ariko se papa ubu koko mpangane nawe najya guhangana n'umubyeyi sinahangana nawe none se ariko navuze kandi ibyo navuze wabyumvishije papa Tesi ni wowe rekeraho sinshaka kurikiza amagambo ibyo nakubwiye wabyumvishije ntabwo nakwizera ibi bintu wayibanze kubera iki Manzi